urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom, bahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya mwiza udasanzwe dukurikira urusobe rw'ibiriho, inyigisho ya buri munsi tuyitegurirwa n'umushumba wacu Pastor Kristo ya Kilome. Inyigisho y'uyu munsi iratubwira ngo umubatizo w'umwuka n'igaburo ryera. Umurongo ufungura turawusanga mu Bakorino ba mbere igice cya 11 umurongo wa 26. Haravuga ngo uko muzajya murya uwo mutsima mukanywa no kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'Umwami Yesu kugeza aho azazira. Haleluya. Hari abibaza niba bikwiriye gufata igaburo ryera igihe utarabatizwa mu mazi. Icya mbere, mu Bukristo dufite amasakaramentu nk'igaburo ryera n'umubatizo w'amazi. Muri Mariko ibice 16 umurongo wa 15 kugera kwa 16, Umwami Yesu yategetse abigishwa be gusakaza ubutumwa bwiza kugera ku mpera zose z'isi no kuri buri muntu. Ashimangira umubano w'umubatizo w'amazi. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Biri muri Mariko ibice 16 umurongo wa 16. Muri Matayo 28 umurongo wa 19 haravuga hati, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Hanyuma mu Bakorino ba mbere ibice 11 umurongo wa 23 kugeza kwa 26, Pawulo adusangiza ihishurirwa ry'ingenzi yahawe rivuye ku Mwami. Avuga ibyabaye mu ijoro Umwami yagambaniwemo, avuga neza umubabaro wimbitse w'igaburo ryera. Kubw'ibyo umubatizo w'amazi n'igaburo ryera nta na kimwe kigendera ku kindi. Ushobora gufata igaburo ryera nubwo waba utarabatijwe mu mazi. Bibiliya ntabwo itegeka ko ushobora gufata igaburo ryera gusa igihe wabatijwe mu mazi. Nyamara mu matorero menshi igaburo rigenerwa gusa abanyetorero babatijwe. Nta kibi kiri mu kugenza gutyo. Impamvu benshi bakurikiza uwo murongo ngenderwaho ni ukubera ko umubatizo ufatwa nk'ikimenyetso cy'uko umuntu yizeye neza ndetse yemera urupfu, guhambwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Bisobanura ukwemera ubutumwa bwiza kuzuye. Mu itorero rya mbere, mu gihe cyo gutotezwa gukomeye, iyo abantu babazwaga ibirebana no kwizera kwabo maze bagahakana kuba barabatijwe, byakoreshwaga nk'igihamya cy'uko bemera Kristo by'ukuri. Akenshi bigatuma batotezwa. Amatorero akenshi ntabatiza abatizera. Iyi niyo mpamvu amatorero menshi yizera ko abakristo nyakuri bagomba kubatizwa, bityo agaha igaburo ababatijwe bonyine. Umushumba arasoza agira ati, iyi migenzereze ni iyo gushimwa ndetse igendanye n'icyifuzo cy'itorero cyo kubaha umubano w'umubatizo mu myizerere ya Gikristo. Haleluya. Tugiye gufatanya mu isengesho. Ndajya nsenga maze nawe usubiremo. Uravuga uti, Data mwiza, menya umumaro w'igaburo ryera n'umubatizo w'amazi nk'ikimenyetso cyo kwizera kwanjye no kwemera kwanjye. Buri mahirwe mbona yo gufata igaburo ryera ni ugutangaza intsinzi mfite kuri Satani, isi n'ibiyirimo.
ugutangaza yuko umwami Yesu yandaze ubutunzi bwe, uburenganzira bwe n'amahirwe ye. Umurage ubu uri gukora. Mfite kunesha by'iteka no kuganza icyaha, uburwayi, umuze, urupfu na Satani. Amen. Gucengera ijambo turasoma muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19. Dusome no mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 41. Dusoreze mu Bakorino ba mbere igice cya 11 duhereye ku murongo wa 27 tukageza ku wa 29. Imana ibaha umugisha kubwo gukurikira ijambo ry'Imana. Na hejo. Shalom shalom. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaha umugisha naho gutaha.